batubwiye ko bamuciye umutwe ntawe afite, bamukuyemo ururimi, barangije bamujomba n'ibiti mu gitsina. Ku kintu iki kintu kivutsa abantu ubuzima, iki kintu gituma abantu tutabona amahoro, turasaba mudusabire inzego z'umutekano bakazi iki kintu badushakiriye aba bantu baba barakoze ibi bintu, kandi n'ukuri bazabahane by'intangarugero, kuko twumvisha urupfu yapfuye umuntu w'umugore gushingwa igisongo mu gitsina kigahinguka mu mutwe, ntago ibi bintu biba ari byo. Cyo dusaba leta nuko yadufasha ikadushyigikira, ikaba badukurikiranira wenda nk'abo bamugiriye nabi bakabitugiramo mbese. Ngo bamukuye ahantu mu mibyare, amakuru amwe turi gufata baratubwira ngo baramushutse bamuha inzoga, baragenda baramusambanya, bamaze kumusambanya ngo bamujomba ibiti muri Nyababyeyi, baramwica bamusigaho mu mibyare. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Turi mu murenge wa Munyaga mu kagari ka Kaduha, ni mu mudugudu wa Kamamana, ni mu karere ka Rwamagana. Rero nk'uko bisanzwe tukaba tumaze kwerekera muri uyu mudugudu kugira ngo tuze kubaza abanyarwanda ndetse n'inshuti n'abaturanyi n'abana b'umuryango wa Sumwiza Grace bivugwa ko yiciwe Gahengeri. Aha rero turi nk'uko muri kubibona ni hafi neza no mu muryango we aho yaratuye. Nk'uko bisanzwe rero uyu mubyeyi akaba ari umubyeyi w'abana batatu, akaba yitwa Sumwiza Grace. Sumwiza Grace rero bikaba byamaze kugaragara ko yitabye Imana, akaba ari mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Rwamagana. Aha rero tukaba turi muri murenge, muri kano kagari ka Kaduha mu mudugudu wa Kamamana. Nk'uko mwagiye mubibona, hakaba hari abaturage benshi baje kugira ngo batabare, no gutabara bikaba biri mu nzira kugira ngo bize kuza gukorwa. Nk'uko rero biri kuvugwa, biravugwa ko akarere ka Rwamagana ku bufatanye n'umurenge wa Munyaga ndetse n'akarere ka Rwamagana bakaba bamaze kugera ku bitaro kugira ngo bajye guhabwa umubiri wa nyakwigendera, maze uze kuza ushyingurwe n'umuryango we hano hepfo kwirimbi, naho muraza kuza kuhabona. Biri kuvugwa ko uyu mwana w'umukobwa nawe yaba yarishwe atewe ibisongo mu bwambure bwe, ndetse bikaba binavugwa ko ururimi rwe rutari mu kanwa, akaba asa naho ururimi narwo rwakuwemo. Ibi nibyo rero tugiye kuza kubagezaho mwebwe nk'abanyarwanda mudukurikiye, haba ari hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turashaka rero kuza kubagezaho iyi nkuru muzingo kugira ngo muze kuyumviramo icyo abavandimwe be batangaje n'icyo abana batangaje. Si nibyo gusa, turababwira ko Sumwiza Grace yaba atabarutse asize abana basaga batatu bose. Aba bana rero bakaba bari barataye ishuri kubera ko uyu mubyeyi yari afite ubumuga bwo mu mutwe, ariko aba bana nabo bakaba batabaza inshuti n'abavandimwe, ndetse bakaba banatabaza leta ko yabafasha mu buryo bujyanye no kuba basubira mu masomo, bagasubira kwiga. Abadashoboye kuba bajya kwiga bisanzwe bakaba bajya kwiga imyuga. Ndetse muraza kwiyumvira ubuhamya bwa bamwe mu babyeyi bagiye kuduhereza, bagiye gutanga. Muraza no kumva n'ubuhamya bw'aba bana, ndetse munamenye Sumwiza yari muntu ki, Sumwiza yarabanye n'abantu gute, ese Sumwiza yari umubyeyi wita ku bana be. Ibi ntago ari twebwe twaza kuza kubasha kubivuga cyane ko tutabanaga nawe, ahubwo muraza kuza kubyiyumvira muri iki kiganiro tugiye kugirana na bamwe mu bavandimwe ndetse n'abana nk'uko twabibabwiye. Si nibyo gusa, nanone kandi Sumwiza akaba asize bano bana, ndetse mu buryo bwo kugira ngo Sumwiza aze kuza abo bana yasize baze kuza kugira ubufasha muri buze kuza kugenda mububahiriza. Dufite rero nimero turi buze kuza kubashirira hasi muri iki kiganiro kugira ngo mubashe kuba mwafasha aba bana mubatera inkunga. Nk'uko mubizi abanyarwanda kuva kera tuba tugomba gufashanya. Buganza TV rero nagahoraho, komeza ukurikiriye bino biganiro. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro, murakoze. Nitwa Tumukunde Denise, nyakwigendera yari mukuru wanjye. Yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Ejo mu saa 10
nibwo numvisha ayo makuru bayatubwira ko bamukuye i Gahengeri. Ubundi twebwe hari ukuntu yifataga akigendera, akagenda akamara nk'icyumweru, ukwezi se, tukabona Imana iramugaruye. Bijya kuba rero ngo hari abamubonye ku wa mbere agenda, njye ntabwo naherukaga kumubona, narindi Rwamagana mu kazi. Hari umuvandimwe w'Irutonde nawe bene wacu, niwe wavuze ngo RIB iramuhamagaye ngo twihutire kuza kureba Somwiza Grace ngo ari mu bitaro muri Moroge. Ntabwo rero twazi ngo yageze i Gahengeri gute, imba ari umuntu wamujyanye, ibyo ntabwo tubizi. Ni ukudufashiriza abo bana, kuko nyakwigendera ntabwo tuzi ngo abo bana yababyaye gute, base ntabwo tubazi, n'abo tuzi tubona ntacyo babamariye. Twasaba ubuyobozi nyine kudukurikirana abo bana bakaba bakura, babigisha imishinga, ako gatoya ko bakakarihira ishuri paka karangije, byatunezeza. Nitwa Kagoyire Grace, ndi umuturanyi w'aba bantu. Hanyuma uyu mudamu twari duturanye yarafite akantu k'akabazo nyine ko mu mutwe, ariko ntabwo yajyaga agenda ngo azerere ajye kuri. Yabaga hano hepfo, hano bita mu Kababero, niho yajyaga akorera imirimo ye yose. Hanyuma ejo bundi dusa naho tumubuzeho, turamubura, nge nkajya nanabaza mama we, se Somwiza abaye? Ati rwose ataza hano akagenda, tukamuha imyenda akayitanga, ariko ntabwo yari umuntu wananiwe kugira icyo akora kindi, ni nkaho yarazi mu bwenge, kuko yarabuzi niba abana bashonje yabimenyaga, yarazi ubwenge. Hanyuma ejo bundi rero inkuru ejo nibwo twumvishe iyo nkuru, twumva ko Somwiza yitabye Imana, ngo bamwice i Gahengeri. Twibaza ukuntu i Gahengeri yahageze, yajyaga akunda kugenda, bundi baturutse muri aka gace ka Rutonde babubakira hano, akajya agenda akajyayo aho yaturutse. Abantu benshi hano baje kudutabara n'abi Rutonde. Hanyuma ubwo tugakeka ko ashobora kuba yagiye i Rutonde nyine. Turi gukeka rero ko hashobora kuba hari nk'umuntu w'umugabo wamushukashutse, ati vuye njya kukugurira akayoga cyangwa se vuye ndagushaka, akamutwara akamujyana iyo za Gahengeri. Yarafite abana 3 bari batangiye gukuramo, babana na nyirakuru nyine, kubera we yifitiye yarafite ikibazo, ariko je nabonaga n'ikibazo afite, nta magambo menshi yajyaga agira, ntiyarwanaga, ntiyajyaga avuga. Ibyo byari bucece, kandi agakora imirimo ye bucece. Rwose turabinginze mwabanyamakuru mwe muje aha ngaha, mudusabire ubutabera bwimbitse. Ntabwo biga agato niko kiga, kandi nabwo ntabwo ubona mu buzima bigenda neza. Twasabaga rero ko leta yaza ikabafasha, ikabegera, ikabafata neza, ikabasanga bakisanga mu bandi bana, utariza akiga umwuga, bagabasha kugira ngo nabo bagire icyo bazimarira. Nicyo twebwe dusaba leta rwose, kandi bazaze badusure, kandi murakoze. Twayimenye nimugoroba nka saa 11 muri umuna wari uduhamagaye. None se ko dusanzwe twumva ko impfu bari ibintu wenda bisa naho biri kugenda bigarukirana, hari nk'urupfu twabonye mu murenge wa Mwurire rw'umwana nawe wishwe, urupfu rw'agashinyaguro. Mwebwe urupfu rw'uyu mwana niki ni hehe riri kubakora kugeza magingo aya ngaya? Urupfu rw'uriya mwana rwaduciye umugongo rwose, bitewe n'imyumvire y'ibintu twumvishije. Urupfu bamwishe, mbega ntago umuntu ameze neza, ntago turiho. Wenda mu makuru babahaye bababwiye ko uwo mwana yaba yishwe gute? Batubwiye ko bamuciye umutwe ntawe afite, bamukuye mu rurimi, barangije bamujomba n'ibiti mu gitsina.
twumvishije rero ari urupfu ruteye ubwoba rutubabaje, twatinze kwiyakira. twe tukibaza ngo umuntu wamukuye inaha yari amaze iminsi avuye mu miryango kudusura yaba yaragezeyo gute? Tugiye kumva rero twumva ngo yarapfuye, ngo amaze icyumweru apfuye, ngo bamukuye ahantu mu mibyare. Amakuru amwe turi gufata baratubwira ngo baramushutse bamuha inzoga, baragenda baramusambanya, bamaze kumusambanya ngo bamujomba ibiti muri Nyababyeyi, baramwica bamusigaho mu mibyare. Umwana ngo agiye kureba ngo aravuga ati uzi ko wa mama wanyweraga ku kabari mubonye mu mibyare? Ubwo bimenyekana gutyo, umurambo ugaragara gutyo, ariko kugezana n'izi saha turasaba kuba mwatwegereza tukumva bafashe nk'abo bantu bakaba bababaza ubutabera, ukaba bwababaza ngo uwo muntu bamwishe bamubaza iki. Ikindi cya nyuma nakongeraho ni uko mwadufasha bano bana basize mukabakurikirana, mukaba mwabashyira mu myuga. Ndumva nta kindi kintu narenzeho. Murakoze. Nitwa Nakarutimana Jean Pierre, nkaba ntuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ruramira, mu kagari ka Bugambira, umudugudu wa Gatare. Icyo nari nzi kuri uno mukobwa, umudamu wanjye amubereye nyina wabo, yajyaga adusura. Yadusuraga no mu bihe bishize yaradusuye. Uko nari muzi yabanaga n'uburwayi, mu bigaragara ntabwo yari umuntu sinzi ukuntu namwita mu buryo busanzwe, ariko arwara mu mutwe kuko yajyaga haba ahantu hose habonye hose, ariko mu buzima busanzwe ntacyo yari atwaye kuko ho yararaga abantu bamwakiraga. Ariko ni uko yari afite abana batatu, ariko abana batatu amakuru mfite ni uko abana batatu ntabwo bazi se, ba papa babo ntabwo babazi. Mu bijyanye n'ubutabera no mudamu, icyo twasaba ni uko abantu bakoze ibi bintu bakaba bamwishe, rwose ubutabera bwari bukwiye gukurikirana abantu bakoze ihohotera ry'uno mukobwa. Si umwiza kuko natwe byadutunguye twumvishe ko yapfuye, nta nubwo twari tunabizi, twabimenye nimugoroba. Aho tubimenye rero niyo mpamvu nabo abangana nabo twazanye twaje gutabara, ariko twatangajwe no kumva urwo rupfu. Numva rero ko ubutabera bw'u Rwanda bukwiye gukurikirana abo bantu, nabo bakabushyikirizwa, bakaryozwa ibyo bakoze. Mu kwiga ko ntabwo biga, icyo twasaba leta ni ko bamwe basubira mu ishuri bakiri batoya, abamaze gukora nibura bakabashyira mu myuga. Ubwo nibwo buvugizi twabasabira. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.